Mwiriwe neza abakurikiranye channel TV yacu yitwa umuntu buhesha ubugingo. Turabasuhuje abari mu Rwanda, bari hanze yarwo. Twizere ko mumeze neza kandi abatameze neza namwe mukomeze kwihangana. Twizeye ko Imana hari ikiri bukore ku bwanyu. Turi kumwe n'umukozi w'Imana rero, tukaturamuzi ariko agiye kwibwira abadukurikiye batamuzi cyangwa se bamubonye bwa mbere. Agiye guhera ku mazina ye atwibwira. Turabakire mukozi w'Imana. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Pasiteri Minani Frodouare, ndi umupasiteri mu itorero rya Pentecote ADPR. Murakoze cyane kutwibwira. Nyuma yo kuba pasiteri ukaba ukorera mu idini rya ADPR, mu buzima busanzwe se nta kindi kintu mukora? Se muvuka hehe? Ujye kutwibwira birambuye kugira ngo n'abadukurikiye babashe kubamenya birambuye. Yego, murakoze cyane. Sinzi niba wenda ndi buhere aho mvuka, ariko wamugana umuntu ajya kugera aho atuye hari naho avuka, kuko byose biragendana. Kandi amateka y'Abanyarwanda ni maremare. Tugira aho tuva, tukagera aho twimukira, tukagera rimwe na rimwe ubaza umuntu aho avuka bikaba byanamucanga, ariko ubundi mu rugo ni Bugesera, niho hahoze ari ku ivuko, kuko niho nakuriye. Yego. Niho wacu naho nize primaire. Hanyuma nkaba ubu ntuye i Masaka, umurenge wa Masaka, hari naho nkora umurimo w'Imana. Hanyuma mu buzima busanzwe, ubundi kuba pasiteri ni umurimo, nawo ubwawo ni umurimo. Yego, nibyo. Kuko unadutwara n'igihe kinini tugikoresha muri uwo murimo w'ubupasiteri. Ariko hari n'igihe tuboha amahema. Igihe tuboha amahema, niko Pawulo yabivugaga, yakoraga ivugabutumwa ariko akaboha n'amahema. Kuboha amahema ni uko kenshi na kenshi umurimo w'igipasitoro ni umurimo urimo kwitanga cyane, kandi kenshi na kenshi urimo umushahara mutoya. Bivuga ngo kandi urugo rugomba gukomeza kubaho. Nicyo gituma tugira n'indi mirimo dukora. Mu mirimo rero dukora, nkunda gukora imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi. Ngira isambu n'ubundi hano muri Masaka, mpingamo, nejejemo ibishyimbo ubu ngubu, urumva mfitemo ibitoki. Tuzaza muduhe natwe. Yego rwose tuzabaha, nta kibazo rwose. Tuzabaha kuko twishimira no gusangira n'abantu. Burya kwiharira biranagatsindwa. Noneho urumva turi no mu kiganiro umuntu buhesha ubugingo. Ni na byiza ko mu bumuntu umenya ko icyo wifuza ko bakugirira aricyo nawe ugirira abandi. Ubwo kuba nkuratira ko nejeje ibitoki kandi wenda ntugire icyo utahana, kiba ari ikindi kibazo. Kandi nawe ukeneye kurya nk'uko nanjye mbikeneye cyane. Ibyo rero numva byumvikana. Dukora ubworozi kuko burya ubworozi ni mubyara w'ubuhinzi. Kugira ngo ubuhinzi bugende neza hagomba kuba harimo n'ubworozi kugira ngo ifumbire iboneke. Tworora inkoko z'inyama, hanyuma tukorora n'ingurube. Okay, murakoze cyane. Abadukurikiye babyumvishe Pasiteri Frodouare uwo ari we, ariko ntabwo bamenye se pasiteri yarubatse, ni ingaragu. Mutubwire muri makeya, mudusobanurire. Murakoze cyane. Ubundi muri ADPR nta pasiteri w'ingaragu ubaho. Ubwo kenshi na kenshi tuvuze ngo ni pasiteri muri ADPR, bihita byumvikana ko uwo muntu yubatse. Ntabwo mvuze mu yandi matora, mvuze mu ryacu, kuko niko bimeze. Kuko niba bagusengera n'umugore wawe ndetse n'abana niyo bahari. Hanyuma ndubatse mfite urugo, cyangwa se reka mvuge ngo mfite umuryango. Kuko Abanyarwanda bakunda kuvuga ngo urugo ni umugore, cyane cyane ko nta mugore uhari yitabye Imana. Ariko mfite umuryango. Murakoze cyane. Mfite umuryango kuko mbana n'abana banjye 3, abakobwa 2 n'umuhungu 1. Ni bakuru ku buryo nta rungu, natwe turi kumwe tuba nta rungu dufite. Umukuru yiga muri kaminuza, ageze muri kaminuza mu mwaka wa 3. Abatoya bari mu wa 6 segonderi, uyu mwaka barakora ikizami cya leta. Murakoze. Okay, murakoze cyane. Ndumva abadukurikiye bamaze gusobanukirwa ese Pasiteri Frodouare ni muntu ki. Rero twagira ngo muri uyu mwanya tujye kuganira ku kiganiro twahaye titire ivuga ngo ubumuntu ni iki. Iyo muvuze ngo ubumuntu buhesha ubugingo, ese koko umuntu ufite ubumuntu byonyine birahagije ko abona ubugingo?
ese wenda ni ubutumwa mwahawe n'Imana cyangwa se n'ibyo mwatekereje mwumva ko bikwiriye, bimeze bite? Mugiye kuduha ikiganiro mu minota nk'itatu ku kijyanye n'ubwo bumuntu buhesha ubugingo, n'abadukurikiye babashe kumva niba koko, baraduhereza komantere zabo, barabyandika batubwire uko babyumva, ndetse n'ibyo ubutaha twajya tuganiraho kugira ngo tugende tuganira turusheho kumenyana ndetse no gutanga inzira nzima ku bari mu rugendo rugana mu ijuru. Murakoze cyane. Ikintu mubaje ni ikintu kinini kuko ni vast, kukivuga ni kigari cyane. Gusobanura ijambo ubumuntu buhesha ubugingo, wenda ndavuga gato ku nkomoko yabyo aho nabivanye, hanyuma ndaza kusa n'ibikomozaho gatoya kuko kubivuga mu buryo burambuye cyane biragoye. Cyakora ndimo ndandika igitabo nkeka ko kizasohoka vuba, mu mezi ya vuba, gishobora kuzaba kirimo ubusobanuro burambuye kurenza uko nahita mbivuga akanya kuri kamera n'iminota mike muba mufite birumvikana, ariko ndagerageza kurezima muri make. Ubumuntu buhesha ubugingo ni igitekerezo cyavuye mu butumwa nahawe. Ni ukuvuga ngo natumwe ku banyarwanda bose ndetse n'abantu bose muri rusange kuva mu butumwa nahawe muri bibiri. Muri ubwo butumwa bwari bugizwe n'ibice bitatu, ariko ugenzuye ibice bibiri bifite ikintu bihurizaho kuri icyo kintu cyitwa ubumuntu buhesha ubugingo. Igice cya mbere ko ari ukuvuga uburyo abantu bakunda Imana, cyangwa se uburyo abantu barimo kubeshya Imana ko bayikunda muri iyi minsi. Ndavuga igice cya mbere cy'ubwo butumwa bwo muri bibiri. Noneho niho Imana igaragariza abantu ko bayiryarya batayikunda, kubera ko nta gihe bayiha, usanga bibereye muri byinshi. Ndetse ni naho yanampishura ikintu gikomeye cyane ko hari indi Mana basenga bahaye umutima wabo wose n'ubwenge bwabo bwose n'imbaraga zabo zose. Imana ibaje mu biti no mu mabuye, nyibaje ngo niyihe, irambwira ngo ni amafaranga. Icyo cyari igice cya mbere cyari ukwereka abantu uburyo bafite ibindi bigirwamana, bananiwe gusenga Imana yo mu ijuru cyangwa kuyiha igihe, kuyishyira imbaraga zabo, umutima wabo wose, ubugingo bwabo bwose, ntabwo biri ku Mana y'ukuri kuko byagiye ku mafaranga. Hanyuma ikindi gice cya kabiri cyavugaga uburyo abantu bari kugabanuka ku isi ndetse bagiye no gushiraho. Ibyo byananteye kwandika kandi gatabo gato kitwa umuntu nyamuntu, kuko uko tubona umuntu siko mu ijuru bamubona. Bivuga ngo twebwe tuvuga ko turi abantu, ndetse isi yuzuye abantu mu mibare, barurisha mibare, abantu ni benshi cyane, isi iruzuye, ariko mu ijuru babona nta bantu babona. Ni ukuvuga iki bavuga ko nta bantu babona? Ni uko uwo bita umuntu atari we twebwe twita umuntu. Noneho byatumye nandika agatabo nkita umuntu nyamuntu, kasobanuraga umuntu Imana yemera uwo ari we n'imiterere ye. Hanyuma Imana irimo insobanura aho ngaho mbwira umuntu nyamuntu, yanansabye ikintu gikomeye cyo kwegeranya abantu bake basigaye bagifite ubumuntu, kugira ngo bagerageze gusigasira ubumuntu burimo gushira mu bantu. Aho rero niho havuye cya gitekerezo cyo gutangiza groupe yitwa ubumuntu buhesha ubugingo. Ariko sinaho honyine, nuko navugaga ku gice cya kabiri cy'ubutumwa cyavugaga ko abantu barimo kugabanuka ku isi ndetse bagiye no gushiraho, ndetse n'icya gatatu cy'ubwo butumwa cyagaragazaga uburyo abantu bazabona ubugingo kubera umutima wa kimuntu, kubera ko bagize ubumuntu. Ni gute rero? Igice cya gatatu cyavugaga urubanza rw'imperuka. By'ukuri iyo urwo rubanza rw'abantu barwirengagiza cyangwa batanaruzi, na bugingo n'ubu abantu benshi basa n'abataruzi cyangwa n'abatazi icyo bazabazwa. Bazi ko urubanza ruriho, bazi ko bazaburana, ariko basa n'abatazi icyo bazabazwa. Imana imaze kumpishurira dosiye, imaze no kumenya nzenguruka igihugu ntanga iyo dosiye, nanjye iyo dosiye narayisomye. Icyo nabashije kubona muri iyo dosiye ni uko ubumuntu buhesha ubugingo. Bishatse kuvuga iki rero? Iyo mvuze ngo umuntu buhesha ubugingo, abantu bamwe batangira kumva tutarimo guhuza. Iryo ni ibanga ryahishuwe. Ubumuntu buhesha ubugingo ni ibanga nahishuriwe kugira ngo ndibwire abantu basobanukirwe neza icyo gukora, kubera ko hari ibyo bamenyereye kubwirwa. Babwiwe kwizera Yesu Kristo, babwirwa gukizwa, kwakira Yesu, nibyo biranakwiriye, babwirwa kumwemera, kumwemera no kumwizera. Ariko icyo bibagiye kubwirwa ni ukumwumvira. Kumwumvira niyo bivuze babica hejuru, kuko we hari icyo yavuze ashaka ku bantu. Kumwumvira ni ugukora icyo yavuze. Noneho rero icyo yavuze ni nacyo azababaza. Bishatse kuvuga ngo kumwizera ntibihagije niba utamwumviye, kuko bazakubaza uburyo wamwumviye kurenza uko wamwizeye. Aho ni ikindi kibazo, kuko iyo urebye urubanza rw'imperuka, aho muri Matayo 25:31-46
ahavuga uburyo Yesu azaza akazana n'abamarayika be aje gucira imanza abantu bose bo mu isi, bose bakwanyizwa imbere ye. Avuga ko azabavangura, bamwe akabashyira iburyo abandi akabashyira ibumoso, akabwira b'iburyo ngo muze muraga ubwami mwasezeranije, mwateguriwe kuva isi ikiremwa. Kubera iki? Niyihe mpamvu mbahaye ubwami? Niyihe mpamvu mbashyize iburyo? Nuko ubwo nari nshonje mwaramfunguriye. Aha tugarutse kuri bwa bumuntu rero. Yego. Urimo urabyumva? Nambaye ubusa muranyambika, ngwaye muransura, mbuze icumbi murancumika. Iyo ni umutima wa kimuntu. Ni ukuvuga ngo ni ubumuntu Imana yandabushyize mu bantu. Ikikubwira ko ari n'ubumuntu ni iki? Ibyo kubikora ntibisaba kubanza gusoma Bibiliya, ahubwo muri kamere muntu byahozemo kuva na kera hose. N'ikimenyimenyi, Abanyarwanda ba mbere yuko Yesu avugwa mu Rwanda ntibigeze bizera Yesu, ariko bari bazi ko umushonje akwiye kugaburirwa. Bari bazi ko umuntu wabuze icumbi acumbikirwa, mu gihe ubu ngubu banafite Bibiliya banavuga ko bizeye Yesu, ushobora kurara ku muhanda mu mujyi wa Kigali wuzuyemo amazu, wabuze umuntu n'umwe uguha icumbi. Iki ni kikwereka ko ubu muntu bugenda bushira mu bantu. Noneho rero bikagaragara ko icyo Imana ishaka ku bantu izanabaza abantu ni bwa bumuntu. Ari naho havuye rero igitekerezo kwegeranya ba bantu. Imana yari yansabye kwegeranya abantu bagifite ubumuntu. Icyo ni icya mbere, no kubegeranya mu buryo bw'amagurupe birumvikana. Icya kabiri, gushaka izina bakwitwa abo bantu cyangwa iyo gurupe yakwitwa, nshingira kuri rwa rubanza. Ubumuntu buhesha ubugingo. Ubumuntu buhesha ubugingo kubera iki rero? Iyo ukoze neza ugamije ubugingo, iyo ukoze neza kuko wamenye Yesu, iyo ukoze neza wumva ushaka kunezeza umwami wawe, umubyeyi wawe, Imana yawe, uba urimo ukorera ubugingo. Ubwo ni ubumuntu buhesha ubugingo. Bitandukanye n'uwakora ineza agira ngo yigaragaze, agira ngo yinezeze, agira ngo ashimwe n'abantu, nawe yagaragara ko wakoze neza, ariko atandukanye na bwa bumuntu buhesha ubugingo. Reka wenda ntagiye kure cyane, naba mpagarariye wenda mukambaza ikindi kibazo. Nababwiye ko ari birebire cyane kuko ndimo ndabyandika mu gitabo. Murakoze cyane. Okay, murakoze cyane Pasiteri Minani. Nari mfite akabazo k'amatsiko, ndetse nawe ugakomojeho, uvuze ngo kugirira neza umuntu ugambiriye kwigaragaza. Kandi ntabwo nzi gusoma cyane Bibiliya, ariko njya numva iyo mirongo ivugwaho yuko ariho yasomwe, bivuga ngo akaboko k'iburyo nigatanga, ak'imoso ntikamenye ak'indyo icyo katanze. Uvuga iki ku bijyanye n'abantu bafasha